hari abantu batatu bundi, hari ukwifuriza ibyiza, hari ukubeshya, hari n'uwifuza kutabaho. Abo ni abantu batatu batandukanye. Ukubeshya buriya hari uko abayeho. Ukwifuriza ibyiza we ni wa muntu nyine, niwe muntu. Hari n'uwifuza kutabaho. Wifuza rero kutabaho niwe mubi cyane. Wifuza kutabaho ni umuntu uhora ugutega imitego, ni umuntu ukureba abandi bavuga ngo uri mwiza ntanababwire ko we kwanga, ahubwo agashaka uburyo we waba mubi, agashaka kukugira mubi, agashaka mbega kukwangisha abantu. Rero ni mubi cyane. Umuntu yakagombye kuba umuntu wifuriza undi byiza, yakagombye kuba umuntu wifuriza undi kubaho, kuramba, kugira urukundo rutaryana. Uwo niwe muntu. Ukubeshya ntacyo bimumarira, n'ukwanga ntacyo bimumarira.